champion ya bivuze se ibyo byatuma abanyamakuru rero abari n'abanyamakuru mumbabariye mu nakabonye wala igifaransa ndabakotinga igifaransa no kubanza kuryumva sinya karenza kotinga BNB niho nagakuye BNB ntabwo yabeshya akapatos anyoreje reka gakire numve niba gakine twumve gusa ahubwo ngeze ahangaha natunguwe no bari narasobanuye yego hari match yindi ya shampiyona muri Sidik ndetse yo gutangamo n'igikombe yatunguwe ntekereza ko ari twebwe abashampiyo kuko abangaba ni abashyitsi ni ikipe yo hanze ni ikipe itagomye kwitwa abashampiyo ni ibintu naganirije abakinnyi banjye cyane ubona ko byabababaje bibaza ese bo ni bandi nabibaganirije cyane ariko birumvikana nitwe twe kwitwa abashampiyo abakinnyi barize ngo bibaza ngo ese bo ni bande ngo nabaganirije ngo ndabahoza nk'umubyeyi uri kubwira abana muhumure mwabana mwe ngo nimwe mukwiye kwitwa abashampiyo niko avuze byabababaje cyane ku buryo ari kubaganiriza n'umubyeyi mbere na mbere reka dutange credit kuri Sidik wa BNB reka nongere ndikire ongera ni Sidik yarikoreye voice over mu kinyarwanda rirasobanutse sibyo twagiye zamure volume full volume let's go bamwita Taleb Abdelrahim umutoza wa mbere muri Afurika let's go gusa ahubwo ngeze ahangaha natunguwe no kubona hari match yindi ya shampiyona ndetse yo gutangamo n'igikombe natunguwe ntekereza ko ari twebwe abashampiyo kuko abangaba ni abashyitsi ni ikipe yo hanze ni ikipe itagomye kwitwa abashampiyo ni ibintu naganirije abakinnyi banjye cyane ubona ko byabababaje bibaza ese bo ni bandi nabibaganirije cyane ariko birumvikana nitwe twe kwitwa abashampiyo arangiye bose ashoje avuga ngo c'est nous qui mérite le sacre de champion nyemera tubitware gutya Lorenzo sinya c'est nous kazungu qui mérite le nitwe sacre dukuriye gutwara shampiyona sinya kazungu twe dukuriye kwitwa abashampiyo umaze kumvira ijwi dukesha mugenzi wacu wa BNB Sidik yakoze erikoreye voice over Gakwavu Sidik nicyo babivugaho oya ntacyo kikiza umutoza kandi urakivuga ariko uzi ko ngo abakinnyi bababaye Kazu bari kwibaza ngo niba ari Hilal baye bashampiyo ni Kinyarwanda APR turi bandi tuzaba bandi ari Hilal irashaka APR amanota 18 ari Hilal ya 11 18 batsinze Gasogi kuri 73 kongeraho nabaraga imikino bose ni 31 imikino bose barabura imikino 3 ni 18 niyo mpamvu ari Hilal yatwaye igikombe kuri APR itarakina umukino w'ejo buriya kino w'ejo Gasogi kubera El Melek ariko kuri APR ari Hilal yatwaye igikombe ku mikino 30 gusa yari yamaze kwirusha amanota 18 ni ubwo rero urumva aho navuga iki ndetse nta butumwa wagendera Taleb nyine bwo kurusha amanota 18 urashaka kwidatwara igikombe ari kuvuga ngo akagombye kwitwa abashyitsi ngo ntibaba abashampiyo sinya SK nyuma yo kumva ubutumwa bw'umutoza ibyo nibyo bamubeshye nyine bamuyobeje baramubwira ngo yakoze Emmanuel Ruvuyanga nkuru nziza yansharinze rya tegeko rwose ryuko itagomba guhabwa igikombe wese yavugaga ibikeze nose ko yakisubiyeho wese arabyandika itegeko yarangiza agaposting ibihabanye nabyo bashoboka screenshot utakavuza utara bakwereka screenshot yatwaye igikombe igishyikirizwa ku mukino wa mbere yakiriye ukurikira umukino umukino yakwijeho amanota ariko hari na exception iragiye urumva iragiye equipe ya mbere iragiye next ntagomba ko ari exception Karenzi ntagomba ko ari exception ari rari yafashe indege yaje abayobozi bayo bagiye bazanye equipe ya academy bazaye igikombe nta muyobozi wayo hari ikindi ngo cyabiteye abakinnyi bari Hilal batwaye igikombe bari bagiye kugenda baragiye kandi kugira ngo ujye kuri podium yo kwakira umudari ugomba kuba warakinnye 20% ya champion none bazakira imidari bazajya basasha muri 20% ntago wakira umudari ntago rero bari kureka guhemba ikipe kubera ko igikombe se ko gitwaye nyine reka nongere iyo creme ya Ruvuya itegereze uzakora mu iyo creme ya Ruvuya nase nutubwira ngo byangije iki ngo ari yatwaye igikombe confirmed iryo teko ri muri Ferwafa niba ari narimo nyine
byahinduye iki byari guhindura ibi Ferwafa urwego rutegura amarushanwa rurabyemerewe mu rwego rwo kwiporoteja kuvuga ngo dushobora kuba tutiteguye sibyo kuri uwo munsi watwariweho igikombe cyangwa birashoboka ko haba hari amakipe menshi ashobora kuba ifite ayo mahirwe urumva bigatuma tudashobora gutegura ibikombe niba amakipe nkane ibikombe bine kuri stade zose akubana yegeranye yaba impamvu yumvikana bikaba bidashoboka ariko si ikipe yakurusha ariko niba byararangiye babona nta cyahinduka niba ikipe ikurusha amanota 18 kurusha 18 harabura imikino 3 no bakare ikindi nkiyo bakinira isaha imwe bakina match ya champion wa kabiri arashwa 10 tugenda nkiyo aperi bifite match nk'urubavu yagiye cyane Etincelle match zikabira ku isaha imwe ntabwo Rubavu ari kuhajyana igikombe kwa aperi ntabwo ashobora gutwara igikombe kuri iriya match sibyo aho rero ni urucabana 18 asigaye imikino 3 mbere kurekera ikintu ugiye baza ngo bimaze iki byari guhindura iki ngo bari kutegeza bakazaya match kurikira abakinnyi batwaye imidari bose baragiye nta mukinnyi usigaye wari kwambara umudari niba wari kugifata ninde wari kwambara umudari mu by'ukuri ushyizemo inyurabwenge reka ibintu byose ni logique rika ekipe yari Hilal ya mbere yagiye muri Sudani bazanye ekipe academy ko gusoza shampiyona imikino yari isigaye abatwaye igikombe bagomba kwambikwa imidari bagomba kuzambikwa ryari ngo bimara ikisi wabakereza ngo bimara ibi n'abafana bapera ahandi hantu bari kubishingira ni nka sezo ishize uribuka ko nyuma y'ibyari byabereye Bugesera APR yari isigaje match irimo ya Muhazi yari mu buzimanuka na Rayon Sport isigaje match dumva ni Gorilla Vision hagati aho ngaho maze APR tsinde kuri Muhazi ingoma yegukana igikombe ariko bagiserebuye kuri match ya nyuma kirimo Musanze kuri stade Amahoro ibyo rero nibyo byababeshya bakavuga ngo kubera ko twatwariye igikombe hariya tukagiserebura ku mukino ukurikira ngo nuko byari kugenda kuri Al Hilal birengagije ko Al Hilal umwihariko hano mu Rwanda ni ryari ubundi ubone ko itwaye igikombe iryo joro gaterura indege gataha nyine next umwihariko Al Hilal yatwaye igikombe ariko ntiyaraye mu Rwanda nta nubwo bageze hariya ko tubasanzwe basereburira match zabo ngo bajye kugiserebura bahise bataha dore igikombe cyatwawe bakinnye bafite passport hariya ku kibuga njyewe hari icyo ndi kwibaza muri ibintu igikombe cyatwawe mu nduru nyinshi ariko gitwara gikwiye igitwari ikurusha amanota 18 ubu tuvugana El Hilal umutoza ari kurira ngo abakinnyi ngo bari kurira ngo barabaye bari kurira ni umubyeyi rwose umwana bareze kubera biswi bari impamvu nemera ira post ya Ruvuyanga yashyizeho kare yego yahuraga nanjye nibyo ntekereza ko njye nibazaga APR nitsinda match ikurikira bazayiha igikombe bayandike n'imidari ibyemere koko APR mu cyubahiro cyayo izabyemera kapitera azagiterura giserebura ushwa amanota 18 undi bamaze kuba igikombe umudari nawe wanditseho champion awemere numvaga bidashoboka nariyo mpamvu nemeranyaga ni post ya Ruvuyanga ariko kongera kuyisibuka bigarura ko ari byo byari bikwiye kuba ni ukuzana ibintu bitari ngombwa pe muri champion mu by'ukuri umutoza Taleb utoje sezo yose irinzi irangira abakunzi ba PRFC ntarumva numwe uvuga kuzi gutoza bose ntibakwemera sezo yakoze pre-season yose akora inyera abahezi yose akora sekafa yose akina Champions League avama akina champion sinumva abatoza ba PRFC bafata amashoko ku kibuga arimo arakuvuga bari kuvuga ko umupira ugenda abafana bavuga kutoza neza arampinze guhera kuri sekafa umushoferi none Taleb ni wowe ukurira ngo igikombe ngo arera ni yagomba kugira ngo nabashyitsi bose bagikwiye arumfana bagikwiye Taleb ngo bakunda kwita Shamak uwo mushoferi utwara taxi voiture ariko yari mu bafana ba APR bisiga amarangi yamupinze guhera muri